Nta kindi kiri kuvugwa, umuco warahindutse, abana b'iki gihe bataye umuco, iki gihe sinzi ni igihe cy'imperuka, amagambo nyine aganisha kuri ibyo bintu bitewe n'iyi videwo yabashije kuba yajya hanze. Ni umwana w'umukobwa ufite imyaka 18 ndetse n'umwana w'umuhungu ufite imyaka 17. Ni agahinda ku babyeyi uri kubona ino videwo ari kwibaza ati se urubyiruko rwo muri iki gihe u Rwanda rugushyije ishyano. Bamwe bakibaza ati se uru Rwanda mu myaka 30 iri imbere ruzaba rumeze uti? Ese urubyiruko rwo muri iki gihe ruzaba rubasha kuba rwakomezanya n'iki gihugu? Ese uru Rwanda ruzasigaranwa n'abandi? Rero ukuntu byagenze kugira ngo ino videwo ibashe kuba yajya hanze, ndetse ndaza kukubwira n'aho ushobora kuba wanayisanga, nibitaza kugushobokera uze kunyandikira inbox, ubundi rero nguhereze iyo videwo, ubundi wihere amaso nawe ku giti cyawe. Uyu mwana w'umukobwa yagize gutya ngo agiye kwemeza abandi bakobwa bagenzi be b'inshuti ze, niko kundi nyine baganira ati njyewe nyine wana gahunda boyfriend wanjye wana gwagwani, njyewe buriya ababitunganya bikomeye cyane, buriya njyewe nkundana na kapo bikomeye cyane. Dore yuko abana b'iki gihe basigaye bagira gutya ugasanga barimo baraganira ikiganiro gikomeye cyane cy'abantu bakuru, ndetse yewe hari n'aho byageze umudiregiteri w'ikigo kimwe cya kaminuza aza kugwa kuri bano bana b'abakobwa biga muri za segonderi, aho bavuga ati njyewe mfite umu boyfriend wanjye wiga muri kaminuza. Ibyo ngibyo master biramubabaza cyane, ariko njyewe nubwo mufite, ariko iyo tugeze muri gahunda yo kubinoza ntago abasha, nta kintu aba ariho rwose, wapi nta kigenda. Icyo gihe uyu mu master yahise agenda akoresha inama, arababwira ati ni gute mushobora kuba mukora ibitemewe, mwanarangiza no kubikora ntimubikore ngo mubinoze? Ati murambabaza cyane. Ibyo ntabwo ari byo tugiye kuba twagarukaho. Ikigiye kuba cyagarukaho ni uko uyu mwana w'umukobwa yashyize amashusho ye hanze abicishije kuri mugenzi we w'inshuti ye, akimara kubimwereka nawe rwose ajyaho abishyira ku bandi, nawe ashyira ku bandi, bigenda bihererekanywa ku buryo kuri iki gihe abafite ino videwo y'uno mwana w'umukobwa, kandi ari umukobwa wo kwa pasiteri, ni benshi cyane, ni benshi, natwe ubwacu turayifite. Ndetse uyu mwana bita Sandrine byatugoyeho, natwe turabona ati se ibi bintu ntabwo bibaho. Ndetse igitangaza ntabwo ari ukuba ari videwo, ahubwo ukuntu iki gikorwa cyakorwaga nibyo byari agahomamunwa, nibyo byari bitangaje. Buri umwe ari we wese yibazaga ati se ibi ni ibiki noneho biri kuba mu rubyiruko rw'u Rwanda? Ngayo nguko rero, reka ngushimire wowe udahwema gukurikira inkuru n'ibiganiro biba biri guca kuri Kavuyo TV show. Nawe utari wabasha gukora subscribe ariko ukaba ugiye kubikora, God bless you. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warashyize support yawe nawe ugiye kuyishyiraho kuri Kavuyo TV show. Imana ibaho umugisha.